Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzakore rimwe duhite dutsinda. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame wizeye neza kurakora rimwe ugahita utsinda, gukosora ikizamini cyose kiba kimaze gukorwa kugira ngo ikizamini cyose kimaze gukorwa ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose cyagufasha kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe utarindiye ku bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Mubizi dushyiraho ikizamini cyakozwe, tugashyiraho amasomo agenda agufasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, tukanashyiraho n'ikibazo kiri gukunda kuza kirankunda gupostinga. Ibyo byose bibona umuntu wakanze subscribe. Niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, rero jya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video uhakande, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Bibutsa ko ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online uratwandikira cyangwa kuduhamagara kuri 078 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Iyo ufite ibyangombwa iminota 3 tuba tumaze kuguha kode uzakoreraho aho ushaka hose mu gihugu, isaha ushakaho yariyo yose. None ukeneye kwiga mu buryo bwa online, duha amasaha ubona akubereye meza ubonekaho neza ku munsi, ukatubwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba. Iyo zigeze turaboneka tukakwigisha kandi wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26, tubigufashe. Muri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi umwe ugacyo ugahita ujya gukora, turaza tukakureba tukigana turi kumwe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyose cyabajijwe ujye ureba ko nikiramuka kije mu kizamini cyawe urahita ugikora, kuko murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu dukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa aka kanya, cyane cyane kino cyakozwe mu gitondo. Ubusanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo hejuru y'aka kanunga, akanunga aho ni mu ndimi z'ikinyarwanda, mu ndimi z'amahanga mwe mu byita dodani. Rero hejuru ya kano kanunga hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo kuri kimwe ucyandike ku papuro. Aravuga ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri nk'amapikipiki. Seka ngo kunyura naho ibumoso birabujijwe. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Nicyo baba bashatse kuvuga hano kuri D, baba bavuze ngo A na B ngo ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari gihemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ubonye ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utaramara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amantu tugize ariyo wari kujya mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ubona hari ibiri kukugora ukanyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanura, serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, kunyura naho ibumoso birabujijwe. Ubundi kudepasa ugeze kuri dodani birabujijwe. Mu kinyarwanda twikiza dukoresha akanunga, nibyo bita dodani mu ndimi z'amahanga. Rero kunyura naho ibumoso birabujijwe, murabizi kunyura naho bikorerwa ibumoso. Rero biba bibujijwe hejuru ya dodani. Ndizera ko uramutse uhitamo se, ndizera ko uramutse uyandika ku papuro. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri bitewe n'akazi ukora, duha amasaha ubonekaho ku munsi, yagera tukaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndizera ko uramutse uhitamo se, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze mu muhanda usanze
ubugari bwawo ni butoya, kunyuranaho mwateza inkomyi. Rero muba mushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mwa bino baduhaye. Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kavuga se aba banyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, kavuga se no muhanda urafunganye cyangwa ni mugari. Se ngo umubare w'abanyamaguru, kavuga se mbere y'uko nyura mu kayira k'abanyamaguru hari abanyamaguru benshi cyangwa hari bake. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ngiye kukivuga utari wagihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 umenye ukuntu uhagaze. None ufite amanota make ukomeze ukosore cyangwa tugane tukwigishe. None ufite menshi ukomeze gusora ibizame byinshi kugira ngo nugere aho uzakore rimwe uhita utsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi nide, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Ibintu byose wareberaho ntabwo biba byemewe ko wanyura mu kayira k'abanyamaguru ngo utwarire ikinyabiziga cyawe mu kayira k'abanyamaguru. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyo wareberaho byose nta giso cy'ukuri kirimo. Ntabwo biba byemewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ayahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo amatara ndanga ko ni ibinyoteri. Mbega ngo amatara ari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndanga burumbarare. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashazwa ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iraba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa iki gitondo gikozwe ari icya mbere. Baba barakunda kubazamo ibibazo byinshi mwa kino kizame gikozwe mu gitondo. Uwo munsi birirwa bari kubazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe tukimara kugishyiraho, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ntabwo bigoye. Ikintu cyose kiraho ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe byabaye nk'umuco hamwe na Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo nujye gukora uzakore rimwe ugomba gukanda subscribe na yambishyira ugahita ubibonera ku gihe. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Kubera iki? Hano bari bavuze ngo ubundi birabujijwe kuba wakora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Amatara ari imbere mu modoka ndakeka ko niba mwaragiye mu modoka mujya mubibona. Ukajya mu modoka imwe, uyu munsi wagendeye mu modoka ugasanga harimo amatara y'ubururu, ejo wagenda mu yundi ugasanga harimo amatara yakura umuri gwera cyangwa gw'umweru, wajya mu yindi ugasanga harimo amatara y'umutuku. Rero ho nuko ibyo ntabwo biba bireba amatara ari imbere mu modoka, uba wayagira uko ushaka, wayahindura uko ushaka. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ujye ureba ko ikibazo cyose gikozwe nikiramuka kigarutse mu kizamu urakora kitari bukugore. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahora kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe kimanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Ese bino byapa bashobora gushyiraho bari kugaragaza ko hari icyago kidahoraho? Ni icyago kidahoraho kubera iki? Niba wari uri kugenda mu nzira nyabagendwa hakagira ikimodoka kigwa mu muhanda wenda cyakoze impanuka, icyo cyago ntabwo kiba gihoraho. Rero hari ibyapa bashyiraho. Cyangwa se hari imirimo iri gukorwa, umuhanda warise cyangwa warasadutse bari kuwusana, cyangwa ni igihe cy'imvura ibitaka byaraje bigwa mu muhanda bari kubitiyura, hari ibyapa bashyiraho. Murabizi icyo cyago ntabwo aba ari icyago gihoraho, aba ari icyago kidahoraho. Hari ibyapa rero bashyiraho kugira berekane
aho berekeza umuhanda wenda aho bawuyobereje. None ibyo byapa birangwa no kuba bifite amabara asate. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Iravuga ngo umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo, seka ngo ubuso bw'umweru gusa, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, ndizera ko hano bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ibyo byapa biba bigomba kuba ari ibyapa bitegeka, kuko biriya byapa bitegeka nibyo biba bigomba guhita bikwereka ati nyura hano, bitewe n'ahantu bayobereje umuhanda. None biriya byapa bitegeka birangwa no kuba bifite amabara asate, aba ari ubururu n'umweru. Mwa bino bisubizo bine hari igisubizo ubonye cyanditsemo ubururu n'umweru? Ntacyo. Niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko umenye impamvu duhisemo de, ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora utwaye ikinyabiziga cyawe kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero hari ibiba bibujijwe. Ibihe? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega kuvuga ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, na B ikaba ari igiso cy'ukuri gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri hano wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi biba bibujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ukagenda gahoro uhita uteza ambutiyaje, cyangwa se na B ikaba ari igiso cy'ukuri gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Uri kugenda mu muhanda utwaye ikinyabiziga ugahita ukacira feri, undi muyobozi uguturutse inyuma ashobora guhita aza agahita kugonga kubera ko ukaciye feri nta cyago kigaragara waba wari uri kwirinda. Ariko wenda ushobora kuba utwaye ikinyabiziga ukabona akana gahise kihura mu muhanda ugahita ukacira feri, wenda uri kukarinda ibyago. Byo uba wabikora kuko ni ugutabara, ni ukurinda ibyago. Ariko mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa ugahita ukacira feri, biba byateza impanuka zikomeye. Niyo mpamvu hano duhisemo D, C ivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, duhisemo C. Rero hano bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, iyo uhisemo A uba wagikoze ariko baguha 0, iyo uhisemo B uba wagikoze ariko baguha 0. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igiso cy'ukuri ariko na B ni igiso cy'ukuri. Rero uba ugomba gushyiraho inyuguti ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri. Murabizi ni systeme ibiri kubakosora. Hari umuntu wigeze kumbaza ese nta n'igice baguha? Nta n'igice baguha, ni systeme iri kugukosora iyo utagikoze ufiteho 0. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri, nubwo A ubwayo aba ari igiso cy'ukuri na B iba ari igiso cy'ukuri, ariko uba ugomba kuvuga ko C ariyo gisubizo cy'ukuri kuko ibivuga byombi. Ndakeka ko usobanukiwe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo nuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ugeze handi hari amaferuzi usanze yapfuye, biriya bimenyetso bimurika aho bari gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo, usanze yarapfuye. Usanze yarapfuye ariko wasanze umuntu, ese ni uwuhe tuba tugomba kubaha? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba nk'umuyobozi w'ikinyamitende, mbega nk'umunyamaguru, seka nk'umukozi ubifitiye ububasha, ndeka nk'umuyobozi wa bisi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Nuwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Umuyobozi ubifitiye ububasha ashobora kuba ari umupolisi uhasanze, cyangwa ugasanga babakorerabushake, ndakeka ko mujya mubabona nabo ubona bari mu muhanda bari kugira amabwiriza baduha, bari aba volonteri. Rero nabo ugomba kububaha, cyangwa se uhasanze umupolisi cyangwa n'undi muntu wese uri kubona afite ikimuranga ko abishinzwe.
hano niyo mpamvu duhisemo se, umuyobozi ubifitiye ububasha, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ariko ukeneye kode uri kure, ukavuga ati ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu, mu gihe kitarenze iminota 3 tuba tumaze kugushakira kode. Iyo tumaze kugushakira kode yo gukoreraho ikizame, tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora. Ikintu cyose cyagufasha tugahita tujya tugiguhereza kuri WhatsApp, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu muri comment basigaye bandika twatsinze. Gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, hari abantu bafite akazi bitabakundira kugira ngo bajye baza twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online namwe twabatekerejeho. Cyangwa se uri kure, turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi, yagera tukaguhamagara tukakwigisha. Murabizi iterambere ryaraje, no kuguha screen ya computer bigasa nkaho twicaranye kandi uri kure. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo, haba kubona kode, haba kwiga mu buryo bwa online. Kandi gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero se, umuyobozi ubifitiye ububasha, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu. Nabonye abantu benshi bari kuvuga ko ibafasha, urayireba wajya mu kizame ntagire ikibazo cyerekeye ku byapa kikunanira, kuko na bino bibazo byose birimo. Kuko niyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo babazaho, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko warabonye ubusobanuro bwa buri cyapa ukabona n'ibibazo bagenda babazaho, ukagenda ubizi. Wajya mu kizame, murabizi ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo bw'amagambo, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Mbega ngo ntihemerewe guhagarara, ntihemerewe kuhahagarara. Sega ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho, ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese uri kubona ishusho ari urukiramende? Ese uri kubona ishusho ari uruziga? Iyo bavuze ishusho baba bari kuvuga ese kino cyapa uri kubona kimeze gite. Ndakeka ko mujya mubibona uri kugenda mu muhanda ukabona bimwe bifite ishusho ni uruziga, ibindi ukabona bifite ishusho ni urukiramende cyangwa ni mpande enye, ukabona ibindi bifite ishusho ya mpande eshatu. Biriya nibyo bita ngo ishusho y'icyapa. Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera ariko bucishemo umurongo w'umukara ubereretse. Kino cyapa gisobanura iki? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Genda ujye kureba iyo video, ibi bibazo byose urabisangamo. Nujya mu kizame urabona ibibazo byose waragiye ubibonaho n'ubusobanuro bwabyo, ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikitegereze neza. Kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura-muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Twitegereze neza dusubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo santimetero 30, mbega ngo santimetero 40, siga ngo santimetero 50, deka ngo metero imwe na santimetero 55. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubwo rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40. Kino kibazo bagihinduye bagifata zino santimetero bakazishyira mu ki muri metero, bakavuga ngo metero 0 n'ibice 30 cyangwa n'ibice 3. Murabizi 0 inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Cyangwa B bakavuga metero 0 n'ibice 40, C bakavuga metero 0 n'ibice 50, D bakatubwira ngo metero 1 n'ibice 55. Nibaramuka bakihindura mu bwo buryo, nawe uzahita ugikora. Ikintu bazaba bakoze no guhindura igero gusa. Rero mujye mwitegereza neza ukuntu ikibazo bakibajije, nikigaruka muhite mugikora kitabagoye. Ariko uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugora, ucyandika muri comment. N'amasomo yose twabakiriyeho ni mwebwe mwari mwarayadusabye. Twikintu dukora comment zanyu zose turazisoma, tukareba ibyo mwadusabye, tukabiteguraho amasomo, tukabibahereza kugira ngo nimugerwa muzakore rimwe muhite mutsinda. Ndizera ko mwari mwamaze guhitamo B, ndizera ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ariko uri hafi gukora ukaba ufite igihe gitoya, wanyandikira nkaba nashaka uburyo nagufashamo
wenda kano kanya uzakora ejo, urumva ntabwo wazategereza iryo somo ngo turishyireho ngo ubone kujya gukora. Wahita unyandikira nkaba nahita nkuha nk'ibyagufasha kuba wajya mu kizame ugakora kandi ku buntu. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Araba ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, sega ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, ko ari kuvuga plaque mu ndimi z'amahanga, mbega ngo A na B byose nibyo. A ikaba ari iso cy'ukuri itara ndangamubyimba, na B ikaba ari iso cy'ukuri itara ndangaburumbarare. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko hano iso cy'ukuri bamaze kucyitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ndizera ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri ari cyo C, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, hari igihe urajya mu kizame cyawe ubona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe tumaze gukosorana. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Urabona ko ibyapa bibaza mu buryo bw'amashusho bakabibaza mu buryo bw'amagambo, niyo mpamvu wakagombye kurebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nibyo ujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Icyo cyapa ndakeka ko mwese umuntu warebye iyo video arakizi. Hatanyurwa, ntihanyurwa, ubwo birumvikana ko ari icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ko hatanyurwa. Ese kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Araba ngo umukara, bega ngo umweru, sega ngo ubururu, dega ngo umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ubuso buba bufite ibara ry'umweru. Kiriya cyapa ndakeka ko mwese mukizi, cyo gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utugura, ubuso bw'umweru, nta kirango gifite. Kiba kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntabwo waba wemerewe kujyayo, ndetse n'abariyo ntabwo baba bemerewe kuvayo. Hari n'ikindi kivuga ko hatanyurwa, ariko iyo ukibonye hari igihe kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Iyo ukibonye weho kiba kiri kukubuza kujyayo, ariko bariyo baba bari kuvayo. Rero ikivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi cyo kiba gifite ubuso bw'ubururu, nta kirango kigira. Ndizera ko ramuzwe guhitamo B umweru, ndizera ko ramuzwe kwandika ku papuro. Icyo cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ibara ryera. Ndizera ko ramuzwe guhitamo rero B, ndizera ko ramuzwe kwandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wacyumva. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo amapikipiki, mbega ngo velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Deka avuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari ibinyabiziga kivuze ihoni nubwo waba uri mu mubande ukabyumva. Rero bitewe n'ukuntu gikoze, ibinyabiziga biba bigiye bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Ndakeka ko niba ugenda ukagera haba hari gukorerwa nk'imihanda, hari igihe haba hari biriya bimodoka bitwara itaka, kivuze ihoni niyo bwo waba uri nko muri metero 100 ukaba wabyumva. Rero kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu iyo ntera runaka wabyumviramo. Hano rero bari kutubwira ngo ibifite ibikoresho by'ihoni byumvikana muri metero 20, ku buryo kivuze ihoni kiri muri metero 20 ukabyumva. Ese mwa bino bisubizo 4 ni ikihe? Ese hano iso cy'ukuri ni A amapikipiki, ese hano iso cy'ukuri ni B velomoteri, ese hano iso cy'ukuri ni C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, cyangwa hano iso cy'ukuri ni D na iso cy'ukuri kirimo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri iba yavuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero B, ndizera ko ramuzwe yandika ku
gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga cyawe kiragonze ntabwo kizasubira mu muhanda cyangwa se cyoherejwe nko mu mahanga. Rero biba bigomba guhita bimenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Murabizi ibinyabiziga birasora kugira ngo babimenye niba bakuraho iyo misoro cyangwa niba bakomeza kukibarura kandi kidakora. Ese biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gite? Aravuga ngo mu minsi 5, mbega ngo mu minsi 8, mbega ngo mu minsi 15, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi, hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Ibyo byagomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndizera ko wamaze guhitamo B, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari igihe uvuga kunyuranaho umuntu ntabyumve, wavuga kudepasa agahita avuga kudepasa agahita abyumva. Iyo uvuze ngo kunyuranaho nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Ese kunyuranaho bikorerwa araba ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo inyura ku nyamaswa, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20 nka kino kizame kimaze gukorwa iki gitondo. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni hano igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ubundi kudepasa murabizi bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Tuba turi kugenda mu ruhande rw'iburyo, twajya kudepasa tukadepasiriza ibumoso, tukahita tugaruka mu ruhande rw'iburyo. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo iyo turi kugenda mu muhanda. Iyo ukinjira mu muhanda uhita ujya mu ruhande rw'iburyo. Rero kunyuranaho iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nk'iyo kuri B bavuga ngo ni ibumoso gusa, wari guhitamo B. Ariko niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko hari igihe ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'umuhanda uri kujyamo, bitewe n'aho hantu ugeze ukuntu hameze n'umuhanda uri kwerekezamo, cyangwa n'aho icyo kinyabiziga ugiye kudepasa kiri kujya ubwacyo kiri kujya. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini muri bukore ibibazo biragaruka urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Usanze umuyobozi w'ikinyabiziga yahagaze ku iriya zebra ategereje ko abagenzi bambuka, ko ntabwo yahagarara gusa, ko ntabwo hari parikingi. Rero ahamusanze, ese uba wamunyuraho, uba wamudepasa? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo yego, mbega ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni. Sega ngo yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga, ndeka ngo oya. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, oya. Niba wasanze ahahagaze bivuze ko hari abagenzi ategereje ko bambuka. Rero nawe iyo uhageze ugasanga yahagaze, nawe ugomba guhita uhagarara. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije amatara, cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, sega mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, ndeka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero uri umuyobozi uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ukabona ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Uba ugomba gukora iki? Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Nk'uko murabibabwira iyo turi gukosorana kino kizame, nababwiye ko kino kibazo mu bisubizo bine baguhaye ubonyemo kino kivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, bakavuga gutyo, akenshi icyo kikunda kuba ari igiso cy'ukuri. Cyangwa guhagarara, agomba guhagarara, agomba kugabanya umuvuduko. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Ntabwo nakubwira ko ari 100% ko nka 90% iyo udafite andi mahitamo wizeye 100% uba wagihitamo kandi ugasanga ni igisubizo
cyanya cyo murabizi hano dukosora ikizame tunagenda tukubwira amabanga y'ukuntu uzajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga, barakudepashe, ese uba ugomba kwitwara ute? Aravuga ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite, mbega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, ndega ngo kongera umuvuduko. Ese hano ubundi igisozo cy'ukuri cyanya cyerekeye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, subizanya ubwitonzi, igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ndizera ko wari wamaze guhitamo A, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Igihe udepasa umuntu yaba yatangiye kukunyuraho ugahita ubona undi muntu wagiye bari bamwibukije ko yari ari kugenda gahoro, ukabona yahise yongera umuvuduko mugasa nkaho muri kugereka, biriya biba byabateza ibyago. Ahubwo uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa ukawugabanya ukamureka akakunyuraho. Ko hari igihe udepasa umuntu ukagira wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, ko nawe wahise yongera kandi undi muyobozi yatangiye kukunyuraho ari mu wundi muhanda, bivuze ko ari gukoresha umuhanda igice cy'umuhanda kitari iki, ariko ugasanga we wongeje umuvuduko wagira muri kugereka. Ahubwo ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa ukagabanya umuvuduko ukamureka agatambuka. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero A, ndizera ko ramuzwe yandika ku papuro. Ndakeka ko nimutangira gutwara mwebwe mutazakora iryo kosa. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa biburira birangwa, si ibyapa biburira birangwa n'iki? Ari wangu ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Dega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese hano rero cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi. So cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko hano wamaze guhitamo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari so cy'ukuri nta kindi ni A, ishusho aba ari mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwira n'ikirango mu ibara ry'umukara, ibyapa biburira. Iyo bavuze ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ni kimwe no kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura. Hari aho uzasanga bavuze ngo umuzenguruko utukura, uzamenye ko ari kimwe no kuba bavuga ngo mu ibara ritukura. Ndizera ko hano waramuzwe guhitamo A, ndizera ko waramuzwe yandika ku papuro. Utari wamaze kuyitamo ino A, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Araba ngo mu masangano, bega ngo mu bimenyetso bimurika, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, dega ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Ndatekereza ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ubundi biba bigomba gukoreshwa ahantu hose, bashobora kubikoresha ahantu hose, ntago ari mu masangano gusa cyangwa ngo mu bimenyetso bimurika, n'ahandi biba byakoreshwa. Niyo mpamvu duhisemo D, no mu nsisiro tuba twabikoresha. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye iziga zidahagwa cyangwa iziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo, mbega ngo ku binyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Sega ngo ibinyabiziga bya polisi, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ese waramuzwe guhitamo B, ese waramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore urahita ukikora. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Aravuga ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo hanyurwa n'abanyamaguru, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
ndizera ko wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni se ahanyurwa n'abanyamaguru, ya mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, uyobeye ko ari zebra cross, rero nahanyurwa n'abanyamaguru. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Ubonye hari ikintu cyakugoye uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanura serivisi aba ari ubuntu. Ni kuri 078 935 16 ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo. Uri hafi gukora, jya urakosora ikizami cyose cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka. Ndakeka ko muri kubona ko gukora rimwe byabaye umuco. Ndabakunda cyane, abantu bamugisha, abantu muri hafi gukora amahirwe masa.